mwaramutse neza abanyakubahwa. Akino impano yacu ni iyi. Karire adegede. Ariko sha mwese ndakeka icyo mwaje kuramukiza none. Ubusura baje cyangwa urasubije? Turakizi nyine. Yaki jaji, sisi mutagize gashira bwo bisho bundi. Uko shabwo niki muri kuvuga sha? Ntacyo sa. Nyanyishka. Mwe mpera onsubizayo. Yego giko biri kudutinza abantu. Reka dutangire. Okay, bisabwa byose murabizi. Yego. Sawa dutangire. Niko sha muko, wowe kutuje cyane. Uzagira umunwa kugeza ryane. Ubwo ntufite warayisha. Cyae. Ariko ibyo ngomba kubimenya. Wenye uki wambwa. Nde simbwa sha. Iyo nayo nimwe mu mpano zanje. Nanjye nifite mwe gusa. Wambwa. Nako y'ubugome. Shapo, nawe uragaragaye. Ubusa. Ese nawe umuntu ruturi gukora nawe utangiye kungira nka bari abana. Isi nabyihangana. Jaji w'indaya. Ese birakureba ubundi wowe. Okay, kadukomeze. Bagire batangire tugiye. Uwa mbere. Ariko urinde utubazo wa mbere nta list ufite wasomye tukizana. Hariya ngurende sha. Reba kuri nimero ya 7. Aha. Ebana bandeme mfite mbaho umwamba ndagaswe. Niba bita Rudovika. Rudoviko ni siko. Ngendi gasongo. Tawo ndi kukubona wa mugabo. Umugabo uri kubahukana. Twese turi nk'uko abanyakuri hase wambona. Kaboni wanyu hashye. Dasongo se uri kumubona mo hano mu kayi. Nze nkwereka aho ndise nimba utari kumbona. Yakwereka siko. Uzubenyereke se nawe wiyanditse muri ino kayi. Ese si wowe wanyanditse nyine ko wambuza ari wowe wanyanditse ubwo nyine nimero uri bunshakeho no yizi. None se ko ndi mugufi mu buzima busanzwe no mwikaye nabaye mugufi. Wanareba inyuma wasanga ari wowe wanyanditse. None wanyeretse ko wabashije kwiyakira yo kuri mugufi rwose. Byo kuba ndi mugufi ntubigarukeho. Yego simbigarukaho kuko mukanda gucyura nicyo ndandi kugarukaho cyane. Izirita nizo ziri buncyure ntago ari wowe ncyura. Ngiye uzitanga itorize sha. Urama izo ntakoreye. Wapi izo siko yakoreye. Sawa naho rero. Ceceka twitangirire. Ahubwo ntaba ari njye uheraho. Uwa mbere nazi. Dani banza. Ubu ni wongeyeho. Impano yawe ni iyihe? Njye mfite impano yo guseka ubusa. Kiragiye uzi ko gisa n'abakobwa. Akunda giseka ndagaswe. Uri ndaya gatsindwe n'Imana. Nayingoswe. Bagatwereka iyo mpano yawe da. Ejo bundi namanutse ku itara, nkora na kiriya kijaji kiri gukata agashira bwo. Kwa jina la Yesu mundebereye umuntu. Ubwo se nibisekeje? Amasengesho kwita Satani, urimo Satani. Ahwi. Ayo makina y'iki? Nayo kukubwira ngo taha. Maze nerembo ugenda usekera n'umuyaga. Muragakubwa n'umuruho. Ambwa. Hano nziza ari kurikwereka hanze kwirikwereka. None uyirikweretse nyuma. Ngaga genda uyereke nyoko. Ndagira varata twirebere nawe. Wagiye wowe ufite iyihe mpano? Nje mfite impano 3. Mfite impano yo kumodaringa. Kwa jina la Yesu mundebereye umuntu. Mfite n'impano yo kubyina. Ariko ari nindi wibagiwe. Yese kandi. Utinganya. Ahubwo nizeye ko utari budusaba umuntu uri busatagure kugira ngo urwereke ko nawe bifite. Oya nawe da. Nje guhera ku yo nkunda y'ubumodo. Reka nubwo busa bwawe witahire. Gira vuba werekana ku gapano kawe k'ubugoryi tuve mu maso. Nta gapano se cyangwa n'ubwega. Yavange handi gutikwa tiko. God have mercy upon us. Reka mbwire Satani. Reka mbwire nuze we. Reka mbwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. Hari ibindi waduhishe. Harimo no kudasinga. Uzi ukuri cya kigabo ni igitinganya. Uranamubonye kare. What type of plane is this? Kikize ko cyana gutera atake. Oya, utonde nawe. Ibyo nitubireka. Tayindi impano. Kuko nawe babwiye mfite n'indi mpano yo kubyina. Kuko afite amajwi abiri. Yego, niraya rindi mpano. Kuko bazuri n'umuzimu. Mundebereye umuntu. Ngagacuragura turebe. Gatonda wanjye. Kirano no nimba ari pacanga cyangwa ni bajaja. Ako shawuri bajaja. Ndebera kiriya. Kiriya ni iki kituzanye. Nabivuze ko ari igicuraguzi. Kiri gucuragura nyine. Ahubwo umenye hari ahantu ataza kuhacukura, wajya ari guhingisha amaguru. Gatonda wanjye.
aho kugira ugire ikindi kintu wongera kunyereka mu maso yanjye namenya napfuye izina ry'Imana va mu maso ugira vuba. ariko munjijira ubusa n'ukuntu nivunaguye. na Yesu umwana w'Imana yapfuye azira ubusa. Aswe wowe ahubwo va aho ngaho undi yigireho. Kwa jina la Yesu mundebere uyu muntu. ukurikiye ntiyajyaho. Amasengesho kwita Satani, urimo Satani. Kwa jina la Yesu mundebere uyu muntu. Hano ntabwo ugiye guhazwa kugira ngo wifate neza. Irabura kwerekana aho ubusa bwawe mve mu maso. uyu mugabo igihe hereye avuga ubusa waba umweretse. Njye mfite ikimeze nk'ikiwe. ubwo se ushatse kumvikanisha iki? Ngo nshatse kumvikanisha iki? Mwebwe muri kuvuga iki aho ngaho sha? Murebe hariya ibyo uwanya agiye kubereka maze nawe atahe. Dukora ibyo tubwiye da, ntabona uyanyi mu binzizi. uzagira umunwa kugeza mfite impano ebyiri, kuririmba no kubyina. Reka ntangire mbereke. agapipi kanjye kambujije amahoro kabonye dutinde gatangira kubyimba ndakibuka ku mama yambujije amabara unetera mu kwaha nk'umuserebanyi. Reka mbwire Satani. Reka mbwire nuze we. Reka mbwire. Ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho biha power, biha imbaraga. Aka gashyire nyoka ajya kugakata sha. Hakurikiyeho Gasongo nyaruka. Kubera ibitangazo biri kuya hano. Icyo gihe nkatangira gufata video y'ibyo bari gukorera hano. Irabasha. Dore ngiyereka ndi coding ubwo busa bwanyu muri kuza mwerekana. Nyambe menya ko muri kwerekana umusozi nari kuza. Njyewe sinjye kubabeshya. Impano yanjye ni ukwiba. Se mwese muri kubeshya ngo murabyina muraririmba, wibye wabitse. Busa nari icyo uri bwibera cyangwa uri bibore amukobwa nandi kubona mwacuditse. Aha, ubu si cyo kwiba cyabura. Nk'urugero, ugiye kukibona. Amasengesho kwita Satani, urimo Satani. Nk'urugero, kubera ko iyi telefone atari iyanjye, ubwira unguriremo password. Ukikuramo ukaba wikozeho, ukagenda nshaka amarezo. Ndabizi urambwira ngaruka, ariko ndaje. Aro. Aho! Nagarura iyo telefone maze uhita utaha kwa nyoko. Yagerageje ariko ntacyo atakoze. Yaraje kutwereka ubusa ahubwo. Nahagaze hano telefone sha. Ikibazo cyawe ko se wakoze waciye ku muryango bacaho bataha. Ubu si uca hariya basi se bari kubiki. Nahagaze na telefone. Ko cyaje mu cyari kiri seriye we. Reka tukibeshye ko tujye promotinga kujya Kigali. Wino hano impano yawe twasanze ari nziza rwose. Twiyemere kuyipromotinga. Reka mbwire Satani. Reka mbwire nuze we. Reka mbwire. Ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho biha power, biha imbaraga. Ugarutse warakayibigenza ute wana? Urajya se simwereje kwa nyina akajyana yo telefone yawe. uri kundeba ni njyewe ugezweho? Niho ugezwe ujya kunzana telefone ajyanye. none se ndazira amakosa yiwe? Wambwa ushatse kunyira umusazi kandi nakonye muri kupanga uburyo kimuyijyana. Sha noneho sinkubera. Niho ugiye kuyishyura. None urayiranga. Ndaramutse. Muri gereza. Hey,